hano dukonfirma sayiti tureba uri kude uri kumwe abantu mwe David David tujye man David kiganiro David rose dusazane oya urate gato oya man nako nabikubwiye birabaye se man reka nkubwize birabaye ahubwo urahando ye arandumye man rose dusazane ndifitira sore turisagane ariko mw'abantu mwe ye ibintu nibizo umva umunwa arawuciye n'ukuri kw'Imana pe yego apfashe ku ngufu man ye nsomye ntabishaka kandi ntago nabishaka kandi nareka ahita nabikubwiye ngashaka gerega irari ryumva neza babona ibyacu bitari mamarira genza gufata neza cyazo la maze nkurinde kwigunga wow wandirimbe ndatwarwa none Yes, turabashuhuje kandi tubaha ikaze bakunzi bakunda ibiganiro bya Kereva TV show. Niba umeze neza shima Imana, niba utameze neza ihangane, ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza. Turagarutse nkuko mubizi iwacu kwa Kereva TV show turaganira n'abatunga batandukanye. Uyu munsi ndongeye ngarukanye n'umusore wiyise Ibogari, umusore wiyise umwami w'abana nyuma yuko abakunze bagiye bose bamwanga. N'umwami w'abagore n'umwami w'abakobwa. Umwami w'iki? W'abagore n'umwami w'abakobwa. Namuhuje n'umukobwa mwiza cyane ku mutima ndetse no ku mubiri witwa Keza, umaze iminsi ukurura abagabo nyuma yuko yavuze ko yanereye umugabo mu gitanda, abenshi ati nibibaho nibishoboka. Nabahuje na David kayiti nawe ukazanye gute kujya nyine babyibuke manu yebeka abantu bari kurya kandi ari ibisambo barya bonyine yego. Rero uyu munsi turagarutse aho ngarukanye Keza amakuru umeze neza meze neza wow urakeye cyane merakoze. Uyu munsi waje uri kumwe n'umusore aho rwose uyu musore ubona ko yambaye akanigi mu zosi gasobanuye Afrika, nawe wambaye imituku bivuze nkaho ari umunsi wa Saint Valentin. Kuki waje wambaye imituku umunsi ohe n'umusore? Shana nubwo ndarinzi ko turi buhure pe ntago narinzi ko turi buhure twari twanze ko nawe turi buhure ntabwo wari wabiteguye akareka wapi waravuze ati IT mfite umusheri na crashinze umusheri nkunda cyane nzamubazanira. Uyu munsi wamuzanye? ntago mwami wanjye ngira sheri jewe se ariko mwami shana wapi pe nsore buyungu yaba sheri wanjye koko kubera iki se shana ga sheri wanjye ntago byakunda ye oya buratse gato kubera iki afite gahunda. Ejo ni mu kiganiro ntago wabwiye abantu ngo nzaze ngusure ngo nyinishe umukino ngo ubanze cyo mikoro meze mikoro ha yavuze ngo iki? Ejo ni mu kiganiro turi hano gukora ikiganiro kwa Kereva oya ni kuri Seruka TV show yarambwiye ngo nzaze nganyinishe umukino ngabanza nesting none ashatse hana abantu buhamya kwa naramukopfimye bya daje ahubwo kamera bari ko muri kwisetsa yego baramukopfurimye nabyivugire nawe ni wikine nyabona ko Keza vugisha kuri uri imbere ya kamera. Erega baca umugani mu Kinyarwanda agasore katirare ntikarongora inkumi bura rero kwiyemera imbere ya kamera ntacyo byagufasha muri make ungiza agasore. Uwo mugani waruvuze ngo iki nguvuze agasore katirare ntikarongora inkumi ubwo gasore nakahe muri make genda agasore se nago bakareba koko mbere yo kumbaza ibintu byinshi genda agasore shawapi pereka genda ikiganiro nakoze mbibutse ikiganiro nakoze waravuze ngo niba wumva wanyemeza uzaze nguhe kandi avuze ko we yabikoze byabaye ngiye ikintu nakoze naravuze ngo yego azaze mbanze mwiteho abanze mbanze mugaburire yego kuko urabona inzoga n'indaya ni ibintu bitatuma ubyibuha ngo ushire uturaso ku mubiri. Inzoga n'indaya ni ibintu biba bishoreranye ni ibintu bigendana none se ngo inzoga n'indaya abijyamo mwami wanyu rero ukurasi nese ubushize namamaga ngira ngaze nanatetse agakoko ngira ngo mwondore wowe mutekeye nana mujyanye muhamagara nitabwa n'imbeshu bro ndangije ndavuga ate se ko twanye gahunda naguze ni nkoko tubiziranyeho yego
mvuga ngo ndaza kukwitaho ase mani wabikoreye iki twongere tubisubiremo uko wikiyemera imbere ya kamera ngo utwarake ngo twakinnye umukino ntabwo twakinnye umukino ariko Dave amateka wanditse nayo mu kiyanja ukandika n'amateka yo ku mucanga ntabwo uraharenga ntabwo uraharenga kuko icyambere cyo ni warenze uwasenyisa cyangwa icyatanu ubushobozi burenga 5 sha ntabwo wabona Dave ntabwo wabona shuti yanjye kubera iki se ngende umukene ndeba we reka mbabwize ukuri usibye giye koranagura nubwo bavuga ngo nubwo nanagura n'umukobwa akantu wirariye ukavuga ngo ubusore ngo babunanutse ngo babuza akazi wowe uri hasi uri hasi njye sinyanditse nawe n'abantu nk'amwe rusike mwarahuye se wapi mani njye ubushize nababwiye ko ari umukobwa w'inshuti yanjye bahuye umubyibushye bahuye uyu muntu ubona kangana gutya sha wapi biramenyekanye ngo do ntago karenga ayo makuru muyakuraye yakurase ntago wakura ngo umukobwa utero mu cyanja cyangwa ku mucanga ku mucanga nawe kandi ahubwo umukobwa ari n'uwa hari naho wamukuye kandi ngo nawe niho uba niyo makuru mfite njye ntago ndi uwanye ndi wigahanga ngo harimo n'uwakubonye nijoro nijoro agiye ku muhanda hari ukuntu ujya wihagarika yego cyane twagiye njye ncuruza nijoro agiye nijoro se none se iyo ucuruje wataye isoko ritaremuye ariko wamugana ntabwo wataye isoko ritaremuye ubwo hari ikindi kintu yicuruzanya nacyo oya ntabwo so wacuruza ibyo kurya ugacuruza n'umubiri kuvuga yumvikanye oya banana nawe uri kuyumva banana we ntabwo uri kuyumva urugafata umuneke ngo banana cyane cyabanzaho ni banana oya ni banana nagari cyane vanilla ni vanilla ako mani ari abonje numva ngo bayita banana tu oya umuneke n'abana barawurya bakiri batoya umuneke ni w'abantu bose cyane amatunda rero bacuruza imineke ngira ngo narabure abakiriya bajye baza batemo ariko mana we abasore mu byumve bose ku mineke ku nyanya karoti imiteja waza ukambaza ibyo kugira ibintu bijyana ariko rero keza witonde umukino ngo basige bawita banana keza saba imbabazi David ariyubashye ntago yagura indaya ntabwo nagura indaya yayigura iki yayigura iki temaye nka data abafite ikisi niyo mugiye kuvuga namwe banza ngo munahere ku muntu banze mu murebe oya indaya yayigondera oya se ntago yayigondera wakumva uvuga ngo umuntu w'umujene nkanje agura indaya David abakeneye umuntu agomba gutamira iryo cupa rigura 500 murarizi nabita surudu wiri bari surudu ndaribona cyane donda ubwonko yego rikabanza rikakudonda mu bwonko akakwataka yamaze kukwica mu bwonko wasinze sororeba amafaranga yo kuba ariko numubeshye nawe arahari yivugire numubeshere mena amabanga yanyu n'amabanga yacu ngende nawe bajya bari kugurira je singwa inzoga abantu baranzi ko ntanywa inzoga ahubwo umuntu utanywa inzoga ntago nzinywa pe reba muri kamera uvuga ngo nta nzoga sha mureye mu maso yanjye do ako David ni umweru pe arera kabisa arera rwose wiki man reka mubwize ukuri ndamutse ngwinzoga najya nifunga n'ifege bikagira inzira byose bikagendana nkuko uyu mugabo anywa inzoga agendana n'indaya yego nanjye urangendana n'ifege nose abakobwa bose uko banywa David uko banywa inzoga niko bagendana n'indaya umugabo yanyweye agafunga abakeneye n'indaya ngaho ujye unyumvira none ubu ngubu abantu bose binywera agacupa baba bajya no mu ndaya hafi ya bose yego David uburetse gato yagushinze yuko ujya mu ndaya urabyemeye cyangwa ubyemeye Jese umujene nkanje yajya mu ndaya man cyangwa uramugura sha cyangwa uramugura naramuguze wasanga yabona yangura ngewe ubwo sugura yakwigondera witonde njya kugira ngo ngure nakiguhera ubuntu ukikomereza ukungukira heza nkungukira mu byishimo David yego netareba twaye wa ntacyo twamarira ikize bro David nago ukikubitira ukikoma ugakomeza abona weneka mu bitugu none se nta muntu ujya utangira ubuntu mani wari ahantu hasi mani no sara umuntu ari wahera ubu hari umuntu ari wahera ubu nkubwiye ngo ngurira icyo kurya unangura icyo kunywa bro ibyo ntiwabyipevera ngo ubishobore asumwisimbwa buretse gato kikosora ko wagira ngo ikofi yanjye arayisi n'umukobwa ubwo yakubonye have yakubonye ngatuma kana oya ngatuma kana tuma kana twicaranye umwanya mpita nkumenya David ngatuma kana mutumira kana mu kiganiro ushaka sha
Seriveri ngwino hano. Seriveri ngwino hano. Banguka hano. Devi. Oya uriya museriveri Devi nibisubire. Ntabwo ajya mwishimira uri. Turareba undi dotombo. Oya batume ako kantu nkankwe kuko bigaragare ko iryo kofu rifite. Riri he? Rishingira kuri mikoro uri kuvugiraho. Nose ni ubundi se nkagura umukino urawunyinisha nimugoroba. Ngumukino. Ariko yanawunyinisha ndana. Ndetse gatani kava kwiguye. Ariko wa mugani. Urumva ko Devi nibikora agutama. Gitsinde. Rwose aho ngaho baravuga ati rikungerageza manu nyine impamvu yagufetse yagufetse nyemozi byavuze ahubwo none ibindi birabera inyuma ya kamera ni oya kuri kamera simaka imbere je ntago ndi ba bantu mani bajya gukora ikintu kujya bari imbere ya kamera kujya bemeza bakuzanira icyo ushoboye ariko se bundi ke kabazwa amatsiko waje wambaye amabere gutya garagara kandi iyo David Murangazi kuki washambaye gute kandi uzi ko Erega impamvu David mufata nka musaza wanjye kuko David ntago yanshyukwira wapi ntago byakunda ntago byakunda uburyo twaryama bugacya cyane takereka bandoze ndagasa kuko ushaka kungora ukahita wumva ko ari nka mushiki wawe ukozeho David ko turebe nugashaka gutuma nkora amabara kuri kamera ariko mw'abantu mwe sako nkora amabara kuri kamera kuko n'abari muri comment bazatubwira ko dusajya ngo tuve ndimwe yakoze umirutse kumva baravuga ngo turasapfe kuko David nshobora kumwiyumvamo ariko nyine wamuha kubera ko wavuze ngo David ni inzobe nanjye nkaba inzobe bro oya waramurusha wo musi inzobe ndamurusha ariko ninze mu maso ngiye ko mureba yego David ukibona gutya urana ko yashaka kwiteguye yari yanyite ubundi ari ibintu bibiri bigusha abagabo no mu buzima yego nibi ibyo bintu bibiri byahanuwe n'abagabo benshi kandi nawe babibonye Samusoni se yagushijwe ni tugitijya mu nguru ya Samusoni do amasoni umugore wamugushije ariko hari ibintu numvise koko mu yego bari byo ngo konka ibere ry'umukobwa ngo bituma ngaramba keza natubwire tubwire cyangye ibyo birago mbize basha baramureke mbabaza iyo mubona mugani dusigaye tubonsa mama muri impinja mama ramwarasimbuye abana twarabyaye David mubaze David none rose konka nese David ikibazo mbashishe ahubwo bishobora kuba warabimetereje kuko ntabwo wambaza ikintu utazi sibyo ngo konka ubu wanyambara neza nka konsa nk'uruhinja rwose ugatega ukonka nkonka nyine rose si wabunyonke ubwo se ukuriyemo amashereka wamira yakontora nyine kandi ukari vitamine ariko arakantu numvise ngo abapapa nibo basigaye barasimbuye abana konka ibere nawe urimo rega urimo nje ntago ibyo bintu njya mbikora nase kare wambaje icyo kibazo ni gute utagomba kunsubiza nyine njewe ni umuntu ejo bundi naganira n'umuntu narabimbwa ngo konka ibere ry'umukobwa yego ngo bituma umukobwa nawe urifuza kuryoha se njyaho mere kuri kamera akura bishaka ahubwo njye nari nzi ko ari umuhungu uramba nari kujya nyunga kumbe ni umukobwa uramba ahubwo bazajya banyishyura nyabonye ngaho David iraje iyi ni ya misho ako se misho iba ya kane yego David sasa rero uyu munsi abakobwa benshi batwita imbwa kuki batwita imbwa abakobwa benshi abakobwa benshi impamvu bita abahungu imbwa abakobwa benshi impamvu bita abahungu imbwa ni ibintu bibiri ubukene no kutanoza umukino ibyo bintu bibiri no kuba utazi gukina umukino murahuza murahuza kwita nabakenda kwita umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umusore ngo ni imbwa yego bituruka ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye nkawe nyine nizeye watuma mwita imbwa nkawe yenda ku kintu yenda ntabwo wapfa ngewe impamvu yenda David aravuze ngo ubukene n'umukino ubwo nyine no kuba atanoza gahunda mu buriri kunoza neza gahunda mu buriri oya sexy ntabwo nyine ari ngo ubwo reka tubivuge mu kinyarwanda cy'abanyarwanda ati gutera akabariro gutera akabariro ntubinoze nabyo ntabwo byatuma nawe umuntu akwita imbwa oya ahubwo wenda ashaka kubicisha mu mucyo kuvuga wenda umugabo wanjye ntashoboye umugabo wanjye nta make yuko bikwiye ariko ntabwo yajya kuvuga ngo ni imbwa yego kabiri iyo uri umukene kuvuga ngo umuntu n'umukene ngo umwisimbwa kwitwa umukene ntabwo ariko kwita witwa imbwa yego
ubundi bavuga ko umusore w'umukene akundwa na nyina wamubyaye kuko amugani buri umukene ukaba ushaka n'umukobwa rero umukobwa kandi abakeneye ibishoro yego ha bishoro ufite kundana na mama wawe kuki mutabiha abahungu mumbarize David natwe turabitanga natwe turabitanga bro wowe baba bande eshe ngenda ego mana ngenda mufite nabihaye nubaracyansinga ariko impamvu ngo Keza nuko afite ikibazo cyuko atagira gahunda kura injema ubwo nyine umuntu uri buze kura injema nyine gutyo ngo niwe yishyura abo David nakwishyura ahubwo ngiye bazajya bayishyura ntabwo nzongera gukina umukino oya se umuntu kumuhimbara David reka nkubwize ukuri waje kumubwira ku mubiri nta nijana naguha pe ntaryo ubwo ngo shabwo waba uri igisasu ubwo cyakora yenda ushobora kuza yenda ugasanga yenda natogosheje umuceri hafi ngakugaburira ukikomereza ariko nta bindi bintu nagukorera rwose oya se nago wamuha oya David ntabwo mwana oya jewe hari ikintu utazi ni kimwe abakobwa bigize abantu ngo batajya bagira ngo batajya bashimishwa ngo ninuza nabonye jewe ngiye kujya nitwaza ni video nandwa ndikire muri wese kurabonye n'amavite ajyamo ibyo wabuje kwicira wabuje kwica abanyarwanda rwose Keza wajya gufata Keza kuki uvuga ngo David narishizemo Keza ntabyo barishyizemo ntago mbizi pe ntago uzi umukobwa bita Honorine uramureke uriya se kari mu masuzi uramureke urawe mureke kuko ntago ari bose ariko nawe waramansuye Keza ntago nagize maso uragiye utera karitoma yateye karitoma ira karitoma utera gutya igakora hasi gutya kororoka mu maguru inakora hasi Asa guhita rumba bikaze ariko sharo David nayo pashe muremure so abibasha atera karitoma ntabwo yabishoboranye ntabwo yanshobora wagisinziriyeho David kuko ngewe wamera nka wa musirikare wa kigora bwati yaguye ku rugamba Burundi hari umujene wa kigwe barabwati ni umusirikare yaguye ku rugamba mbese menya bari urugamba koko akose cyabye abode bira bintu bisaba kuba wari kurya bisaba kurya kigwaho nabantu ubundi Imana yakiremeye ndibuka ari inkuru ki mugikundira iki yego kundira iki kariwe mama kukibaza hari umukobwa ubu njye nakitura ngo none se mwe mwishakira iki kuki mwe mwishakira iki oya IT nagaro turi kuvugana n'uyu mujambo reka manze mubaze yego icyo tugikundira natwe nicyo muyikunda ariko ni mwebwe mubakunda cyane kubarusha oya ase n'abantu zibajya bagura abapfubuzi cyangwa bakagura abajene abanyine n'abantu baba bararengeranye tuba tutazi ashaka kuba nawe barakuguza ukajya muri uwo mukino David niryari kereka mubonye David niryari wakoze umukino ko bati no ndamwemeje umukino yego nese ubundi ngiye nava ku mukino nawe Keza yagufetse Keza yagufetse nuko tutarakina nawo umukino oya rata David ukunate David mujya gutangira umukino yarangije kare arangiza imbere ujya gutangira yashoje kare inde ampaye nka data ko narabaye umukino mfite inshuti zanjye mugendana mu bikorana ati nukukubona ugenda murera hari ukuntu ngo ujya kuri kamera ngo ukibalance ngo tuntu ngo tuba tunanuse mene ngo tuba turenze dushoboye akazi kahe wowe ngo ujya gukora umukino muri bya bintu bitangwa hajya bya bintu mwambara babyitangwa iki bogisa ni bogisa ntabwo se David urayambaye ibe yatose kare ntabwo se David urayambaye ntabwo se urayambaye ntayirimo ahubwo njye abagene banungu basigaye bagenda barabunuje ngo ibidudu byabo arabunuze arashaka ibidodo byo bikora ataka yego David uyu munsi David usanga inkumi nyinshi zishaka abasaza bafite amafaranga ubona abasore nkamwe muza kuri abakunzi ko abana mungana bajya mu basaza natwe tuzishakira abagore bafite amafaranga nibashaka bazaje batuyobora urakomeje se none se atereka ubwira ubu wiboneye iki diaspora cy'ikimere kikakubwira ati muhungura tayari twigendere hanze muryoshye ujye uhora wirira amafaranga ujye wicaye niko tese utajyayo niyo mpamvu Keza kwita imbwa David witonde ibaze imbere y'umwana ngo ugende abana bazima mungana
mva yewe none se kuba ari umwana nta kintu akumariye bimaze nta kintu akumariye mani muri iki gihe ni business ibintu byose nta bintu by'ubuntu bikibaho none se we wari wumva ari uwahere ubuntu hari uwahere yahera ubuntu nayo mpamvu ari ntakira nayo mpamvu nakira pe uwahere ubuntu ntabwo mwami wanjye basi ubundi bwo navutse nkisangaho nkakura no muri iki kindiho nagiye kukirangura mu Nyabugogo bajya kurangura imyaka nakiranguriye ngiye nagiyerewe ubuntu ariko Dave ntabwo umureba ukeneye ngo tujye ndaguha rwose ukikomereza ikibi ni ukugenda umvuga nabi ubu none umuntu ufite gahunda ubu ngubu yahita agusaba ariko ntabwo ari buri muntu wese ese ubu umuntu bigendeye kuki ngendeye kuki se barasibicerera ngewe tuba tumaranye iminsi cyangwa tuba tumaranye igihe mbanje kukureba cyangwa kukumenya yego amana abakobwa rero sinzi ibintu basigaye barigize muri ino minsi umukobwa murahura agahita atangira ati wowe nta mafaranga nta kintu twavugana neza nyine mwavugana iki gihe oya nese kuki wumva niyo mpamvu ubona benshi babura abagabo bakababura nyine ugasanga ahubwo n'ubu keza kintu umugabo kandi yamubona ariko se ashaka ngo aba diaspora ngo abakire bafite amafaranga ngewe ntabwo aricyo ngenderaho shumya ntabwo aricyo ngenderaho pe ngajye David uyu se njyayo navuze ko njye mufata nka bro wanjye akeneye no kunsanga ariko ujya kureba umva niba byirari ibira byitirari ntabwo babyita urukundo iri ni irari ry'amaso waje waza wankonfirmye kabisa ibyo waje waba iri ni irara mfitiye nta kindi ahubwo ngo bayifuza kubona nyine afite nk'ifoto yangiye hari gukina umukino ariko akabona ntabwo ari kubishikira njyama namaze kuyibona kare ariko umukino nose ugira ngo n'abantu mwe regaye n'abicara bakiroteraho kandi cyaba bakajya muri Amerika yenzi ibyo byose se ububizi ese n'abakobwa bajya muri Amerika mumbarize kango bireze ngo bireze kabisa ntabwo mbese ngepe ntabyo nzi nese biba ku bahungu gusa nese njye bitarambaho ntibirakubaho ntabwo birambaho wumva ukeneye umukino ubu ugukinira icyo ushaka ukawutaho hafi namenamo n'amazi bikagira inzira Dave uyu munsi tunasoza amasaha yagiye burimo rira ugiye kureba uwo mukobwa wawe turi kumwe Keza ugirisha ndabizi ko umukunda Keza ariko ni muzima man uko bavuga ngo afata nka bro wiwe man je di bro wawe uranyihakanye kandi nyirabishaka arabishaka kandi wumva bishaka washaka umukino ni umukino uko mbana amaze kubibona Dave ngama mwakabije turebe ntabwo udashaka umukino man ese nkubeshye sha rero imbere ya kamera reka nguhakanire ntabwo byakunda njyewe umuntu duhuje isura ntabwo byavamo yego oya ase Dave uzi gusomana yewe Keza murebe gusomana se ni utabizi hari amoko ubundi ngamusoma ubundi se uyazi yakunje ntabyo nzi kandi areba ari kubaza niba ngo hariyo bita tag harya bayita sinda abantu nigeze kubona bari kuyikora yego uvuga ati cyazi siraragenda gasa yego twagiye muri mu maso uzi gusomana ahubwo se arabishoboye kundeba ese urabona mfite isoni ke aha twagiye oya mani mwe oya nyine uretse urakibazo oya numusoma cyozo oya mu maso gusa mu maso gusa David mai nashiduka yankojejeho umuntu wajya uhava ako umubona uti oya njye oya nyine Keza n'ikizamini oya n'ikizamini oya nabyo bizamini ndebe humbe David ndamureba nkamumenya ntago nshaka nsomera imbere ya kamera nashize kangezeho kare oya njye ntabwo twagiye turebe njye ntabwo naye guri ahubwo wowe ubwawe ufite rero nakubonye oya nta kibazo twagiye oya ntabwo nshobora kumureba ariko ndamureba mu maso kugira ngo hatabike nsanzwe muzi turaziranye ndamureba gute nyine wowe ufite irari akana ko mujisho bro ngiye murebe yego ariko ye ahubwo ukigenda amacaka umukuriza irari rirerire kuruta ijya mfitiye yes baraswe no kurebana mu maso muje amaso muri gukururana nese kenje wabonye ngufitiye irari ariko wamugana rya hatari ryinshi cyane gute se ngufitiye irari gute ugiye oya mani turaziranye reba sha kandi ibyo akaboro washyize ko kaba kawo mwagiye mumbabarira ko ariko n'abantu mwe ndebere gukora mani ntabwo biba bigaragazira icara wige kugukora ntabwo biba bigaragazira akoro no kwemera no gikintu gake gake oya nicara oya twagiye oya Dave Keza wamubonye mutera umutomwe watuma mukomfaminga twisoreze
confirm mure mu maso je ntabwo nyavuga ndakora man aha ego cyazi ndakwemeye urakora twagiye nyavuga man ndakora twagiye ahubwo se Keza rero ko mbona no ariko oya kora ese ko mbona udashaka kunyegera man imbere yakara dore ye zari bireze man kadukonfirma abantu Aiti sureba bana dukonfirma Aiti sureba urikude ariko mwabantu mwe David asugiye man David kiganiro David oya urate gato oya man nabona bikubwiye birabaye se man reka nkubwize birabaye kandi umuntu ahubwo urahando iye arandumye ma yose dusanze ari ndifitira swe turisaganye ariko mwabantu mwe ye ibintu nibizo umva umunwa arawuciye n'ukuri kw'Imana pe yego apfashe ku ngufu man ye nsomye ntabishaka kandi ntabwo nabishaka kandi nayereka ahita nabikubwiye ngashaka gerega irari ryemba naribonye mu maso yemba naribonye no sara kurumye arambwiye wakugira ngo uririmbire bareka ngo gukora igikorwa je ntabwo naririmbira umukobwa man reka ngo uririmbire ye kundirimbe aragitoso ari kibazo se ngayiririmbire ariko aha niba waranumye kukanuma n'igitenge ubikoze kuna karirimbe no bikoreye nyine harimo na emotion yego kandi ngiye kukuririmba wajyaga iryawe ragurikize ko nakunze guhanura cyane ijwi ryanjye ryaragiye uranura gase cyane ugusengeshwa kwagiye ntabwo usengeshwa kandirimbire numve nugumya gutsetsa byago biri buvemo ngiye kuririmba akaririmbo k'urukundo yeha twagiye ko akantu gato Karo David nawe kagitingamo neza yego ariko se ko mbana ari kukibuka neza ariko reka ngatekereza cha David bazabyumva neza babona ibyacu bitarimo amarira genza gufata neza urukundo ruzira guhungabana uwankunze nawe zaguhesheje madare zagukunda wikunda maze nkurinde kwigunga wandirimbe ndatwarwa none utangiye kubigira ikibazo so wandirimbiye mwabantu tujya kumuririmbira rwose ariko nyine nibyo uramuzamuriye amarangamutima uramuzamuriye ushaka kumusiga ushaka kunsiga uzi ko gutya byabaye gutya inkoni yabyumva ngewe ugiye gutuma ndakara urukundo nari ngufite rugiye kwita rurangira kano kanya kunyangira ikimana ngiye ko ndi muzima ngiye kunyangira iki uri muzima ndi muzima mari bimwe by'abajene basigaye bavuga ngo uri muzima naye ndi muzima yego kera dusoza David uburyo ugaragaye ugira isoni nyinshi cyane mbere y'umukunzi ntago ari isoni manini rabigisha imana busore umuntu ajya kurimbira akazanira nk'iminwa kare nabwo ntabwo ngafite yirere ashaka kunsoma ubigira ibintu bya digida none reba nciye umunwa man usiko n'igisebe n'ukiri kuvamo imbere David nawe mwe bro oya basi usomesha amenyo oya nagara amenyo man nose nyine wifashe gute umuntu wanjye arawuciye pe ahubwo Keza umenya atamenyereye gusomana man ntabwo mbimerega niyo mpamvu nagumye kubwira ngo winyegeze okay cyanyine kumwigisha mwigisha ibyo bikora tunasoza ndetse ninjye bigiraho ninjye bigiraho ariko nawe wamukuruye reka wamukuruye namukuruye agire gute reba gutyo riri hanze ni wamukuruye oya ibyo ntabwo byatuma ibintu bikurura ariko abantu gutya bakarebe neza ibyo bireba oya rata akizi style ninde kwambikara kabwo uwo muntu akwambika fresh ninde kwambika yego guys rero ko dushimira abakunzi bacu twabanye ndashimira Keza nubwo nyine Keza akoze amakosa mu kiganiro akima umuhungu mu kiganiro gute umuntu agusoma ugahunga nubundi nzahora mwima ubwo ngubwo bagire ngo kuyasukugira ngo bagire ngo inyuma ya kamera se turakora iki ntacyo
nta kintu gihari ntacyo pe Uri seriye, kuko nta gihari. nkeka abari kutureba bazabona ibyo yarankoreye kandi ku ngufu ku gahato Yego. wajye wifata wowe abadukurikiye mukomeze mukore subscribe. niwe wankuruye dore uba waje wagize ikintu gute se wakifata Yego abadukurikiye bakore subscribe ni Kereva TV Show nshimira Keza akoze kuza. murakoze namwe mudukurikira turabakunda cyane cyane mugumye gukora subscribe na share na comment turabakunda cyane.